murakaza neza mu kiganiro impamba y'ubwenge. Mwumva nk'ibisanzwe nitwa 2MC. Mu buzima bwacu tuzi ko ibitekerezo bigira agaciro ndetse tunazi ko ari byo bitugira abo turi bo. Muri kunyumva aka kanya ukaba ushaka kwagura ibitekerezo byawe ndetse n'ubwenge bwawe, iki ni cyo gihe rero muhaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kwiga tugatekereza mu buryo bushya kandi tugafata ibyemezo bitugeza ku iterambere. Rero icyo ugomba kuzirikana cyangwa ukaba watekereza muri aka kanya, uko ubwenge buruta imbaraga. Rero nimba umurikiye muri aka kanya, icyo musaba kiruta ibindi byose ni ugukanda subscribe ugasharinga iki kiganiro. Gataho tugitangira, reka ngubaze n'ikibazo uraza gushyira aho hasi muri comment. Icyo kibazo kiragira kiti: ese ni igiki abantu bose bafite kimwe ariko buri umwe akaba atabasha kukigura ariko we akaba ashobora kugira abandi? Nimba rero turi kugendana muri iki kiganiro, usabye kugishyira aho hasi muri comment. Nimba kandi ukiri gushidikanya, uze kurangiza iki kiganiro uraza kumenya igisubizo. Uyu munsi rero muri iki kiganiro mbafitiye inkuru ndetse n'amagambo 10 y'ubwenge. Icyo mushishikariza muri iki kiganiro ni ukudacikwa. Banza wumve iyi nkuru dutangiranye. Inkuru yacu iragira iti: inzozi z'umubare wa 0. Gitondo cya kare umusore bita Moyize yicaye ku meza ye afata urupapuro. Urwo rupapuro yari yarwanditseho umubare umwe ariwo bita 0. We yumvaga ko nta gaciro afite nk'uko abenshi batekereza, ariko uko yarebaga uwo mubare yanditse ku rupapuro niko yakomezaga gutekereza no kwibaza uti: ese 0 ifite cyangwa se isobanuye iki mu buzima? Nawe umurikiye muri aka kanya, icyo nawe wakibaza. Moyize rero we yatangiye gutekereza yibaza kuri 0. We yaje kumva ijambo mu mitekerereze ye n'ubwonko bwe risa nkaho rifite ubwenge bwihariye. Ati: njye ndi imibare ariko ndi n'inkomoko y'imibare yose. Njye ndi ubusa ariko ndi n'urufunguzo rw'imibare ikomeye. Moyize yakomeje gutungurwa atekereza ati: wasanga ubuzima bushobora kuba nk'iyo 0. Muri aka kanya umuntu ashobora kumva ko nta gaciro afite, ariko iyo abonye umwanya wo gutekereza neza ashobora kuba yaba urufunguzo rw'iterambere. None ati: 0 mu mibare igihise inyuma y'uwo mubare, uwo mubare wikuba inshuro 10. Gutyo uko ugenda uyongeraho niko ugenda yikuba n'iyindi mibare, bityo 0 ikagira agaciro gakomeye inyuma y'iyindi mibare ikomeye. Bishatse kuvuga ko iyo wongeye ubumenyi niyo bwaba buke, ushobora gukuba ubushobozi bwawe inshuro nyinshi. Natwe rero abakomeje kumva iyi nkuru dushobora kwibaza tuti: 0 mu buzima bwacu imaze iki? Hari igihe uba wumva cyangwa se ubona ko ntacyo wagezeho. Ko rero nimba ufite ubuzima bwawe muri kano kanya, menya ko icyo ari cyo kibanze ubundi ugatangira. Natwe nyuma yo kwibaza, reka dukomeze n'inkuru. Moyize yahise afata urupapuro rwandikaho amagambo akomeye ati: 0 si ubusa, ni intangiriro y'ubumenyi. Rero muri kano kanya yumva ko nta gaciro afite, atekereze ku mubare wa 0 uko ushobora kongerwaho ukaba igitangaza. Uwo munsi Moyize yahise ahindura ibitekerezo, amenya ko kwiyakira no kwemera uri ariyo nzira y'iterambere. Icyo gihe Moyize rero bisa nkaho yari amaze kwitegura kongera 0 ku buzima bwe, agahinduramo ibitekerezo, ubukire ndetse n'imigambi minini. Icyo kwibaza muri kano kanya: ese iyi 0 ifite agaciro mu buzima bwawe? Ese nimba yari ifite agaciro mu buzima bwawe wari warayibonye? Nanone wongere wibaza uti: ese niyo yo gushyira 0 ukabona iterambere? Rero icyo ugomba kumenya, ubwenge bw'ukuri ntabwo busaba kubuza byose cyangwa se wumva byose, ahubwo icyo ugomba gukura muri ino nkuru, 0 ni nk'inkingi cyangwa se itangiriro ry'ibisubizo byose. Tujye mu kindi gice cy'amagambo y'ubwenge. Uyu munsi mbafitiye amagambo 10. Ijambo rya mbere mu magambo 10: kwihangana no kugira umurava bigufasha gutsinda ibihe bikomeye. Ubuzima burimo ibihe bigoye, iyo ubyihanganiye ugakomeza gukora, ushobora gutuma utsinda ibyo bibazo, ukabisohokamo ufite imbaraga. Kadufate nk'urugero nk'umuryango wawe n'ubukene ariko ntucike imbaraga cyangwa se intege, ukihangana ugakomeza gushyira hamwe ndetse no gukora cyane, ushobora gutsinda ubwo bukene. Ijambo rya kabiri: abantu beza n'ibikorwa byiza bakurura amahirwe. Iyo wiyitaho ukaba mwiza mu myifatire no mu bikorwa, ubona amahirwe menshi adasanzwe, abantu benshi bakagukunda ndetse bakanagufasha. Fashe nk'urugero rutoya muri aka kanya, ndabizi nawe ubona ko umuntu ukunda kwitanga agafasha abandi, nawe ko iyo akeneye ubufasha bihutira kumufasha. Urundi rugero nanone: umusore wicisha bugufi akitonda agashakisha amahirwe, ibyo akoze byose biramuhira kurusha babandi birata cyangwa se biyemera. Ijambo rya gatatu: ubuzima bwawe bugenda mu cyerekezo y'ibyo utekereza cyane. Uko utekereza cyane ku bintu runaka, ibyo bigena uko ubuzima bwawe buzaba. Rero nimba utekereza ibintu bizima birimo byiza no gutera imbere, uko ubitekereza kandi ukabishyira mu bikorwa, uko uba warabipanze birakurikirana. Urugero: nimba wumva ko ugomba gutera imbere, ugomba gukora cyane ndetse no kwiga uburyo butandukanye bwo gukora ibintu byawe neza. Akabuza nubigenza utya uzagera ku ntego zawe. None nk'umugore wizera ko kubaka umuryango uhamye bishoboka, yita ku muryango we uko ashoboye azabona urugo rutuje rufite amahoro.
Ijambo rya kane, kubabarira abandi bituma ugira amahoro yo mu mutima. Uhora n'inzika ku mutima ku muntu wagukoshereje gutesha amahoro kandi bigatuma uhararukwa ibindi byiza mu buzima bwawe. Iyo ufata umwanya ukababarira, umutima wawe uzaruhuka, wibande ku by'ingenzi. Fasha nk'urugero nk'umuntu wagiranye amakimbirane na mugenzi we akamubabarira, icyo gihe abona amahoro yo mu mutima. Nanone kandi hari igihe ukora nk'akazi ahantu runaka ariko abakozi baho ukorana bagahora bagutoteza. Icyo gihe rero iyo ubaretse ukibanda ku gukora akazi kawe, icyo gihe ugera kure mu bitekerezo. Nanone kandi nimba uri umubyeyi ukagira umwana akagukosoreza, icyo gihe nuhitamo kwirengagiza amakosa yakoze ugakomeza kumufasha gutera imbere, icyo gihe nawe uzabona iterambere ry'umuryango. Wowe dukomeje kubana muri aka kanya, reka nkwibutse ko iki kiganiro ari impamba y'ubwenge. Aya magambo ukomeje kumva ndetse nawe ugiye kumva ari bugufashe kubaka ubushobozi, guhindura imitekerereze yawe ndetse no kwibanda ku byiza. Nanone kandi aya magambo aragufasha gushyira mu bikorwa ibyagufasha kugera ku ntego zawe ndetse n'inzozi zawe. Nanone kandi reka nkwibutse ukomeje kunkurikirana cyangwa se kunyumva, ugomba kwibuka ko intambwe zose zitangirira ku gitekerezo no ku bushake bwo kwihindura. None icyo nkwibutsa, kandi subscribe ubundi dukomeze n'andi magambo. Ijambo rya gatanu, ugomba kumenya ko gukora cyane nta gihe cyo kuruhuka bidatuma ugera ku ntego zawe. Ukoze cyane ariko ntiwite ku kubungabunga imbaraga zawe, icyo gihe ntushobora kugera ku ntego zawe mu gihe kirambye. Rero guharanira gukora neza no gufata umwanya wo kuruhuka, ibyo bintu birakenewe. Bahaye nk'urugero, umuntu ushobora gukora amasaha menshi adahagarara ashobora kubura imbaraga zo gukora neza ku kazi ke. Cyiza gihe arimo n'ayakora nuko yajya agira igihe cyo gukora akagira n'igihe cyo kuruhuka. Nanone kandi nimba ukora mu bintu runaka birimo n'ubucuruzi ariko ukabura umwanya wo kwita ku muryango wawe, ugomba gukora, ugomba guhindura gahunda zawe ukaboneraho no kuruhuka ukita ku muryango wawe. Ijambo rya gatandatu, urugendo rwo kugera ku ntego rugomba kuba rufite intambwe zifatika. Intego zifite agaciro zishingira ku guhitamo intambwe ntoya ufata buri munsi aho kugira ngo ukore byinshi ubikorere rimwe. Kandi nanone intambwe zifatika zifasha kugera ku ntego zawe ku buryo bufatika. Ufashe nk'urugero, nk'umuntu ushaka gutera imbere mu kazi agenda atangira imishinga mito, kandi buri munsi icyo agomba gukora agomba gushyira mu bikorwa intego ze nke kandi akabikora mu buryo azigeraho. Nanone kandi umucuruzi watangiye ubucuruzi bwe akabikora mu buryo yiturije, nashyiraho ingamba nshya na gahunda nshya azatera imbere mu gihe gito. Ijambo rya karindwi mu magambo y'uno munsi, uko muri wowe wiyumva niko ubuzima bwawe bugenda. Icyo ugomba kumenya ni uko imyumvire yawe igira uruhare mu buzima bwawe. Rero nimba wiyumvamo ubushobozi uzabona amahirwe, ariko nimba wiyumvamo impungenge no kubura icyizere, menya ko icyo gihe ubuzima bwawe buzahura n'ikibazo. Reka mbaye nk'urugero, nk'umuntu wiyumvamo ubushobozi burenze bwo gukora ibintu by'agahagarara, niyo natangiye umushinga nta kabuza agera ku musaruro mwiza. Ijambo rya munani mu magambo y'uno munsi, ibibazo ni uburyo bwo kwiga no gutera imbere. Ibibazo duhura nabyo mu buzima ni amasomo atuma dutekereza. Rero ntukabibone nk'ibyago gusa, ahubwo ushobora gusanga ibyo bibazo bibanziriza ikintu cyiza mu buzima bwawe. Ko ayo masomo ushobora kwigira muri ibyo bibazo ashobora no kukwigisha ugatera imbere. Nk'urugero, nk'umunyeshuri utaratsinze ikizamini aramutse yigishijwe uburyo bwo kumenya gutegura neza amasomo ndetse akigishwa no kwiyubaka, ibyo bintu bishobora gutuma atsinda aho kubona itsinzwi ye yahashize y'ibibazo. Rero namwe nk'uko mubizi, buri kintu cyiza cyangwa se kibi iyo kije mu buzima bwawe kigusigira isomo, ariko ukanakigiramo ubutaha haza ikindi gisa nacyo ukagitsinda. Ijambo rya cyenda, menya ko uburyo bwo gutsinda ari ugukora ibyo ushoboye nta kwihutira ibisubizo. Guharanira gutsinda bisaba guhora ubaka uburyo bwo kugera ku ntego. Rero ugomba kumenya ko nta kwihutira kubona ibisubizo bya vuba vuba bidafite igihe kirekire. Urugero, umuntu wifuza kugera ku iterambere mu buryo bw'imari akwiye gukora neza muri buri cyiciro cy'ubuzima bwe, ariko akanaharanira gutegura umushinga muremure aho gukora ibintu byihuse. Ijambo rya cumi, menya ko icyo utanze nawe ari cyo ushimirwa. Rero kugira ubuntu, gufasha abandi bituma nawe ugirirwa neza, ugahabwa ibyiza mu buzima. Rero nawe iyo uhaye abandi ibyiza barabigushimira, bityo bikagaruka kuri wowe. Nk'urugero, nk'umugore ukunda gufasha abandi mu bibazo bafite, iyo agize ikibazo nawe agira abantu bishimira kumufasha mu gihe ahuye nabyo akeneye ubufasha, kubera ko nawe aba yarafashije benshi. Ndumva nawe utakwishimira kumufasha mu gihe nawe yagiye afasha abandi. Naha turangirije ikiganiro cya none, ariko hari n'ikibazo nakubajije tugitangira, reka nguhe igisubizo cyacyo. Nako reka nkwibutse icyo kibazo uko cyabazaga, ni ko abantu bose bafite kimwe ariko buri umwe atakwiha, ariko we akaba ashobora kugiha abandi. Nimba wari wabonye igisubizo ni byiza, ariko igisubizo cy'iki kibazo ni icyubahiro. Icyubahiro nicyo ushobora guha abandi nabo bakakiguha, ariko ntiwabasha kukigura. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, mwibutsa ko ari impamba y'ubwenge. Nge wumvaga nitwa 2MC.
twibutsa kudushyigikira ugakanda subscribe ugasharinga iki kiganiro kikagera no ku bandi. Haba hari indi nyunganizi cyangwa se igitekerezo cyangwa se ibyo twazabagezaho ubutaha mushaka byose bigendanye n'ubwenge, mwatwandikira muri komenti ukarushaho kubaka umuryango wa channel yanyu 2MC Impamba y'Ubwenge. Ndagushimiye wowe twabanye kuva gitangira kugeza gishoje, uri umuntu w'agaciro.